guys, guhaye ikaze wowe uri kureba iyi video kandi wamaze no gukanda subscribe. Nizere ko umeze fresh kandi ubona ari kugubwa neza. Link yo kwiyandikisha urayisanga aho ngaho muri comment ya mbere, hamwe na link yacu ya WhatsApp niho uri buze kwisanga, ubundi ujoininge tangire ukorere amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe. Yanjye tutekingira ngo murabona yuko izi ni withdraw papa, ari amafaranga amaze gukuramo. Urayabona ariko urayabona ahangaha nk'uko bisanzwe. Rero yani ya platform nababwiye ubu ngubu turacyayikoramo, iratanga akazi, amafaranga arimo arinjira cyane ku bihumbi 5 byawe gusa. Reba nakoze ibiro total charge y'ibihumbi 5 maze kubikuza ibihumbi 7500. Umva icyo kintu, umva ndi mu nyungu ku munsi. Dore uyu munsi maze gukora amafaranga 200. Ngira ngo rwose iyi ni business ibiye byose. Urabona nozana muri withdraw records. Aya ngaya niyo nabikuye. Angaya nayabikuye ejo ku itariki 8 ari 1110, bakata 7 ku ijana. Nitozanga muri message, reka tuzana muri message turebe ese amafaranga yatugezeho. Okay, ngira ngo urayabona neza cyane. Amafaranga ntabwo arenza umunsi umwe amafaranga ataraza. Ngira ngo urabibona cyane, urabona ko nakiye 1022. Amafaranga yaje mu kanya saa 4. Amafaranga wakunda niba ubikuye uyu munsi saa 4 azakugera hejo saa 4. Ngira ngo urabibona neza cyane, bayohereza saa 4. Ngira ngo urabibona neza ko iyi ntabwo ari scam, ahubwo irakora neza cyane. Wowe nta kindi kintu ukora, uraza ukakodeshamo imashini yabo gusa y'ibihumbi 5 cyangwa se bitewe n'ubushobozi ufite. Reka turebe izo mashini mbese ni ubuye bwo. Reka turebe wowe noza ahangaha. Noza ahangaha hano kuri machine ni uri buze gukanda. Numara gukanda hano ku mashini barakwereka imashini bafite. Urabona yuko hari imashini y'ibihumbi 5 ukajya wabwa 200 ya buri munsi. Igugwa rimwe gusa ikamara iminsi 45, ukazakoramo inyungu y'ibihumbi yose hamwe ugakoramo ibihumbi 9. Ubwo ukumva kungukira ibihumbi 4. Ntabwo bungukisha amafaranga menshi gusa. Iyi business izahoraho ni igihe cyose, kandi niyo ku bantu baba bari gushidikanya ngo business ni scam, iyi ntabwo ari scam, kubera ko ifite icyicaro i Kigali. Kandi n'ikindi gikurikiyeho na hari uburyo bafite icyemezo cya RDB yuko bemerewe gukora muri iki gihugu, nabwo baragifite. Niba warakoze za TMP iyi ngiyi ntigucike, kandi yo isaba amafaranga make, nta mafaranga menshi isaba. Harimo n'ibihumbi 40, hakabamo n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5. Harimo ama product menshi. Ngira ngo urayabona neza cyane. Ibihumbi 300, ibihumbi 800, kajya wabwa ibihumbi 38,400. Ngira ngo urumva rwose umungu harimo ama product menshi. Dore ngewe iyi ngiyi niyo naguze. Urabona uko maze gukuramo ibihumbi 3600 kuri 5 namaze gushora. Ariko ngira ngo banabonye ayo maze gukoramo yose hamwe. Wowe nta kindi kintu uri buze gukora, we uza ahangaha hambere. Iyo ukanze hano kuri home niho uhitira ukimara kwiyandikisha. Uhitira ahangaha ukaza ugakora hano kuri recharge. Haba hariho na withdraw, naho ukura link yo gutumira na reward. Byose urabibona. Okay guys, ngira ngo murabona nubwo buryo burimo bwo gukoreramo amafaranga. Yuze hano kuri recharge kandi muri ku buryo ucharginga ugashyiraho aya mafaranga. Urabona wowe izi ni za product, za zindi za mashini nyine ugura. Hari ibihumbi 5, ibihumbi 10, ibihumbi 40, ibihumbi 120 n'ibihumbi 300. Wowe uraza ugakanda hano kuri iyi ya 5 bitewe n'iyo ushaka gukoreraho recharge. Iyo umaze kubikandaho uhita ugakanda hano kuri pay ya mbere, ubundi ugakanda hano hasi kuri recharge ahangaha. Iyo umaze gukanda ahangaha kuri recharge, urabona yuko bahise bakubwira ngo submit please complete payment, ukahita ukanda OK. Iyo umaze gukanda OK
bahita bakwereka uburyo bwo kwishyura, niba ari MTN cyangwa niba ari Airtel, ntabwo ugashyiramo nimero yawe ushaka kwishyuriraho. Reka dukoreshe ngewe MTN. Sasa rero iyo umaze gushyiramo nimero uhita uza ugahitamo na hejuru, uraza ugahitamo na MTN. Hejuru uhita uza ugahitamo ngo ni MTN cyangwa Airtel, biterwa n'iyo ushaka. Uhita ukanda hano kuri confirm, umaze ukanda confirm bakwereka amazina ugiye kwishyuraho bya 5, ugakopiza nimero ukagenda ukorezaho 5. Amazina ni aya ngaya. Iyo umaze kwishyura uhita uza ugakanda hano kuri refresh. Yego, uhita uza ugakanda hano kuri refresh. Iyo umaze gukanda kuri refresh, amafaranga yawe ahita ajya kuri account yawe, cyangwa se nutakanda hano kuri refresh, ukanda kuri refresh iyo usubiye kuri account yawe ugasanga amafaranga yawe atahageze. Hanyuma rero iyo umaze kwishyura amafaranga yamaze kugira kuri account, ugiye kugura ya mashini kugira ngo utangire kwinjiza, uhita uza hano kuri machine. Iyo umaze kuza ugakanda hano kuri machine, uhita uza ugakanda kuri ya mbere kubera ko ariyo bakoreye deposit. Ukahita uyikandaho, bahita bakwereka inyungu uzabonamo ni 180. Uzabona 180 ku ijana. Ubwo ukumva bakungukira 80 ku ijana yayo washoyemo. Daily nabiberetse byose. Uhita uza ugakanda ukemeza hano kuri recharge. Iyo afite kuri balance ukanda hano hepfo. Gusa nyine kubera ko twego twakoze recharge, uraza ukanda hano kuri recharge. Iyo umaze gukanda kuri recharge uhita ukanda ngo buy now. Iyo umaze gukanda kuri buy now uhita ukanda hano kuri confirm, uba umaze gukanda. Hanyuma wowe iyo umaze kugura iyo machine uhita uza hano kuri mi. Uhita uza aha hasi ahangaha hano kuri mi, niho uza ugakanda. Iyo umaze gukanda hano kuri mi, uhita uza ahangaha hano kuri my machine, niho buri munsi uza, buri munsi cyangwa se buri saa 6 z'ijoro, ariko ni buri munsi. Niba buri munsi nakremenze, ubwo ubikora buri munsi ukaza ugakanda hano kuri gate. Iyo umaze gukanda kuri gate byose uhita ubibona. Okay, ikindi kintu numara kuyishyura niyo kwereka umuntu uri buze kwandikira, ubundi ahite agushira muri groupe y'abantu bari gukora iyi business. Urahita uza ukanda hano kuri online, wakaza hano kuri me, waza ukanda hano kuri online, uze ukanda hano kuri WhatsApp. Numara kuza ugakanda hano kuri WhatsApp, hari nimero uri buze gusanga mu bete ko wasoje kugura imashini. Iyo wamaze kugura imashini uhita ubimubwira, ubundi hano ukamwandikira akahita gushira muri groupe yawe, akaguhugura n'uburyo iyi business ikora, cyangwa se ubundi babafata nk'abakozi babo, kubera ko umuntu akarusha harimo uburyo bwo guhemba abakozi. Iyo utumiyemo abantu ugera hari urwego ugeraho bakajya baguhemba amafaranga 80 bya buri kwezi. Iyo watumiyemo abantu 6, nubwo buryo iyi business ikoramo. Nawe ukora recharge kuri 5 byawe, ugende ukore amafaranga uve mu bintu by'ubuscam.